Allo? Yes. Bimeze bite? Sawa. Ah, ngo amakuru yanyu aho ngaho mwibereye. Hano? Urimo uranyumva? Ego. Uwo muvugana wamumenye? Oya, abakumenya. So ikintu kinzanye Krenia. Nge banyita babalao. Ibintu bimaze iminsi bivugwa ngo yuko urimo kurya amafaranga ya etaje. Urumva? Ngo bimeze biti. Nibyo sibyo. Cyose babivugiye amafaranga etaje igenda imeze ite? Bimaze iminsi bivugwa ngo ati mu muhanda rwose amafaranga ngo urimo yahekenya ngo wari etaje ngo y'umusore wo mu diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aca hirya aca hino imbuga nkoranyambaga bose barimo barasakuza ati umukobwa rwose muri Kigali ngo yariye ngo amafaranga ngo y'umusore ngarangije ngo amutayahuzo ngo umukobwa ngo nta wundi ngo ni icyamamare muri sinema nyarwanda bita Kreni. Bimaze iminsi bivugwa bimaze nta nabwo iminsi mike ni nk'icyumwe kimwe sahabwa ibyumweru birenga nka bitatu. Ufite umwanya ngo tubiganireho? Mwese ubu umuntu urya amafaranga y'itaje y'umuntu ubwo byaba byagenze gute? Umusore ngo ifite etaje mu Bugesera ngo arayizamuye rwose ngararuha mu mafaranga ye yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umudiyasipora hanyuma arayima ngo nk'umudiyasipora nk'abandi nyine kugira ngo yiteze imbere ngo amaze kuyizamura avuga ati none igihe kirageze ngo ni nk'umugabo ni inyare mwisunzunza n'umwana w'umukobwa wa mbere mwiza icyuki mu murwa mushyire muri ino etaje ngo arangije ngaragenda ngayikwandikaho ngo urangije ngo urabyuka mu gitondo ngo uramubwira ati sohoka muri ino nzu ngo ntago ari yawe ngo niwo ufite inzu rwose mu mujyi wa Kigali. Ibyo bintu nibyo ntago ari byo. Ngiye ndi kubanza kwibaza yanyanditse mu buhe buryo se? Nta nibyo nicyo kibazo ubwo mu magambo make wenda mbigufashijemo icyo nzi cyo nuko umuntu kugira ngo mwe mwakwandikanaho imitungo hari uburyo bubiri mu mategeko. Ibyo byose cyambere nuko mwarasezeranye. Vuga ngo mwasezeranye mu mategeko ya Republika y'u Rwanda. Uwo musore w'umunyadiaspora arimo kuvuga ngo ari etaje mwarasezeranye. Ntabwo twasezeranye. Wabisobanura kabivuga reka narabibonye babyandika bavuga ngo nakoze divorce n'umudiaspora. Ntabwo nigeze nkora divorce n'umudiaspora ko nta nubwo twasezeranye. Ikindi ntabwo numva ukuntu ukora ntabwo numva ukuntu ugabana imitungo cyangwa se ushobora gufata ibintu by'umuntu mutasezeranye cyangwa se ushobora kugabana n'umuntu imitungo ye mutarasezeranye. Uri umuntu ushya muri baje mutarasezeranye. Icyo kintu numva ko kidashoboka. No ibyo nawe ariko numvisha bisobanura hari aho yabivuze avuga ko nawe ibyo yabyumvishe yumva ko avuga ko ari ibihuha ko bitige niba nyir'ubwite bihakana ubivuga ashingira kuki agamije iki ashaka iki. Nyir'ubwite yarivugiye ngo ibyo ntago byabayeho. Ego nyir'ubwite we yarabihakanye aravuga teka barabeshya ati iyo yavuze ko afite etaje ariko oya nta nubwo yavuze ko ayifite kuko simbizi niba nayifite cyangwa atayifite. We yahakanye avuga yuko ibyo bintu abantu bagenda bavuga ngo mu mbuga nkoranyambaga yuko ngo wari etaje ngo y'umuntu n'ibiki yuko atari ibyo ati uwo mukobwa murimo muramubeshyera niko bimeze. Yarabisobanuye ko ibyo bintu bitigeze bibaho. None ibintu ibyo kuvuga yuko ngo ngo we nawe ngo mwakoze divorce urumva ari naho bashingiye yuko ngo wanamuriye n'imitungo nibyo koko okay mbere na mbere mwarakundanye ubwo mukora divorce ngo urangije mu murya imitungo ngo hari ibintu byinshi bivugwa kwati ngo urumva bimaze iminsi binza hari byinshi cyane nkavuga ati ese ibi bintu ndabatreka ni hamagara nyir'ubwite bura ikintu bacaka nuko n'abantu badukurikiye n'abantu bankurikira urumva bamenye ukuri kwa nyako wewe wakwivugira ukavuga ati ngiyewe mu mutima wanjye ibintu nuko bihagaze ntago nzabisubiramo ukuri kwanjye nuko ukuri kwawe nuko
ukuri kwanjye nuko nta divorce nakoze no mu diaspora ko ntitwasezeranye. Ukundi kuri nuko iyo mitungo ntabwo twari kuyigabana kandi tutarasezeranye, sindi umugore we wenda bisezerano mvuga ngo twagabanya imitungo ko twasezeranye. Ikindi nuko mu diaspora nta mitungo yenzi, mbese ibyo byose bavuga ni bihuha, nta na kimwe ngiye mbibonye kuriya nkuko nawe bibona, nkuko undi wese yabibonye, nanjye uko mwabibonye nuko nkuko nabibonye. Muri make ibivugwa kuri wowe ni agatwiko nyine, ni agatwiko karaho ngaho karimo kugenda agatwiko byandi dusanzwe byo gutwika imihanda. Ibivugwa byose kuri njyewe nta kintu mbiziho, uko mwabibonye niko nanjye nabibonye. Wow. Uwo musore se uramuzi? Wenda mwarahuye, uramuzi, mwaraganiriye, bimeze bite? Kwamuzi ndamuzi. Uramuzi? Yego. Ariko ni umuntu none kuri wowe uceka ibintu byaturutse? Eka nkubwire ntabwo nzi ahantu byaturutse. Sinzi n'uwo bivuze icyo yaragamije, sinzi icyo yaragambiriye. Hari igihe gito umuntu abyuka mu gitondo akumva wenda ashobora kuza gusebya umuntu cyangwa se kwanduza izina ry'umuntu bitewe wenda n'inyungu ze bwite cyangwa n'icyo ashaka n'icyo atekereza, cyangwa se n'uwo bari gukorana, ni kwereka byite gutyo, kuko ntabwo numva ukuntu umuntu abyuka mu gitondo agakwiza ikinyoma, agakwiza inkuru abizi neza ko ari ikinyoma, agakwiza inkuru atazihagazeho. Sinzi icyo yagendeyeho, ariko buriya aragifite, ntabwo twabitindaho. Gusa ibyo cyangwa n'ibyaha nyine bavuga ngo we navuga ati reka ati nimba mwarahuye mukamuziranye akabatire niko mwe mu bakobwa ba mbere ngo mu murwa wa Kigali ni gute ntavu najya hariya nkavuga ati agatwiko nyine ntubizi se icyana ndagikoma. Urumva abazi ijyana n'igikoma ngo gutya na burya kujya akabona, cyangwa wenda akaba yaraguhamagaye ukanga kumwitaba, wenda wari waramwijeje ibitangaza, noneho bwaje mu gitondo yahamagara agasanga ni nimero compose. Urumva akadabatisha ngo uretse nkwereke. Urumva ngo reka ngende mbanze mbwira abajama banje yuko ngo bimeze gutya na gutya. Urumva icyo nzi cy'abasore mushaka ashaka kugena gabati kugira ngo nemeze bagenzi banje, ngomba gutanga proof zose zishoboka yuko hewan ngewe narabirangije n'ikimenyimenyi ngewe mfite inzu ngo bimeze gutya na gutya. Babatisha bari murabeshya ngo mane ngetaje yanjye yaranayijyanye n'ikime oya, ibyo ni ibihuha, ni ibinyoma. Nawe ntekereza ko atabivuga kuko yabazi neza ko ibyo avuga atari ukuri, cyane ko ikiza yarabivuze, yarabisobanuye. Rero ayo makuru siyo. So sinshaka kukubaza ibintu byinshi wenda dushaka kuvugaho, niba utabivuga cyangwa utagira gute. Uyu musore murakundana, mwarakundanye, bihagaze bite? Nta kintu mbivugaho. Okay, ufite umukunzi? Yego. Nuwo nguwo uwo musore urimo kuvugwa mu diaspora? Okay. Okay, ufite umukunzi mu diaspora? Dekati. Umva keke. We isobanure, ufite umukunzi mu diaspora cyangwa nta mukunzi mu diaspora ufite? Reka icyo kintu nta kintu ndi bukivugeho. Gusa icyo wavuga cyo akakanya nuko ibyavuzwe ari ibinyoma. Icyo navuga muri aka kanya nuko ibintu byose, amakuru yose kuva ku nkuru ya mbere kugera ku ya nyuma, nuko nabibonye, nta kintu mbiziho. Uruvuga ngo bivuze ngo niba nta kintu mbiziho ni ibinyoma. ngo nahenze ko nguhamagaye wiryamiye hano ngo mu kintu cy'etaje muturirwa ngo hafi y'inyamata ngo no kuri piscine ngo ifite akantu k'akaji, urumva hariho akantu k'akaremoni, urumva uryamye ngo urimo kureba ngo hahandi ngo mu nkengero hafi ngo utumbere ikibuga cy'indege ngo niho ngo usigaye wibera. Sha nukuri nta nubwo ngira ngo hari nteganya kuhaba. Ukwera iki utahaba kandi aba diaspora barahari bafite nga etage sha uri mu biki. Ariko abantu bavuga ibyo bashaka. Izo nkuru narazibonye zisibukira ahantu hatandukanye. Hari abavuga ibyo ngibyo, hari abafata ibyo umuntu akina cyangwa se ibyo umuntu akora bagasanga arihuza n'ubuzima bwite bakavuga ibyo bashaka. Abo ngabo nabo bakwiye gufunguka mu mutwe, bagafunguka n'amaso, bakajya bamenya ibyo bavuga. None ndabizi social media especially nk'umuntu uri muri spotlight, nk'umuntu ukina filimi,
ibi bintu ntago bikubangamira wowe iyo wumvisha ibintu nk'ibyo ngibyo wisi binyoma bikuvugwaho ntago bikubangamira? Birabangama kumva umuntu ashaka kuza kuguhamya ikintu utanazi cyangwa se cy'ikinyoma kandi kigakwira mu bantu no mu mitima y'abantu, abantu bakakizera bakumva ko icyo kintu ari ukuri. Nyine wowe birakubangamira, birakubabaza, ukibaza n'impamvu, gusa nyine niyo si turimo nta hantu wabicikira. Wow. None nicyo wabwira abantu bakomeje kugenda ko nyiri ubwite ubwe ngo yivugiye yuko ibyo bintu atari byo, abakomeza kugenda basa nkaho bapushinga iyo narrative yuko ngo hari amafaranga niba ari amafaranga ubwo n'amafaranga ngo ari ibintu byo mu diaspora ngo niki, kandi birumvikana umuntu mutakoze mutashakanye, mutadivorce, mutagize gute, wamurya inzu gute, bishoboka gute? Abantu gusa bagenda bakucira izina bimeze gutyo, ni iki wababwira muri aka kanya? Ikintu nababwira nyine ubwo byanze bikunze bajya bagerageza mu makuru batangaza bagashaka amakuru ya nyayo, kuko ushobora gusanga n'uwabitangaje wamungana ashobora kuba afite na source yaho ibyo bintu bituruka, ariko igihe cyose umuntu agiye gutangaza inkuru ntekereza ko yakagombye kuba afite amakuru yizewe ya nyayo yashakishije ahagazeho. Takagombye Okay, byumvikanye iyo topic. Urumwe mu bakinnyi ba filimi bakunzwe muri aka kanya aho nako mbese Abanyarwanda babitubwira. Urumva urumwe mu bakobwa beza ngo dufite muri cinema, ntago ari ngo nako dufite muri cinema, that's a fact. Urumva yuko abantu kuba bakuvugaho ari ibintu bishoboka cyane, cyangwa kuba waba topic ya conversation hari possibility yuko bashaka kubyuka mu gitondo bakabati nimba uyu muntu bamuvuza akantu nk'aka ngaka niyo kabari gatoya, abandi bakata bakagira kanini cyane kandi nta kintu kimwe gihari, nyine urumva ko ibyo bintu bishoboka ko wenda ashobora kuba nta rwango umuntu agufite, ariko ukwera kuri umuntu w'umusitari tubivuge gutyo, abantu bakaba nka bya twita gutwika nyine bakabigira birebire kandi nta cyabaye. Ibyo suko bishoboka? Ni bigaragaza ko wakoze, kuko ntago bajya kukuvuga n'undi batakuzi. Nukuvuga ngo umuntu iyo agiye kukuvugaho nuko hari uburyo nyine hari icyo abakuziho, hari uburyo abakuzi. Ntago abyuka mu gitondo. Ntekereza ko izo nkuru mu Rwanda hari abantu benshi zishobora kuba zavugwaho, ariko ko umuntu yabyuka mu gitondo akifataga akavuga inkuru nuko abazi nawe aho yungukira. Niko ngiye mbitekereza. None se we kuki utabasubije, cyangwa nuko nta kintu wabonye nyine kuko uzi ko niye mpamvu utabasubije wowe? Numvishe bitari ngombwa ko mbasubiza. Narabibonye nyine ndavuga okay ko bafite impamvu, kuko nanjye nzi ukuri kwanjye mu mutima wanjye, ndabireka nyine ndavuga reka tubyihorere. Okay. None niki nabwira abantu? Abantu bababwira ko ibyo bintu byose ari ibinyoma. Ibyo bavuze byose ni ibinyoma, nta kuri kurimo. Okay. Alright. Ngaye nguko. So niyemishe utagira ngo nzamwe no kuza kuvuga ngo ibi gusa bwira abanyarwanda umushinga ubafite muri aka kanya rero ugikurikiye nimba ni iki? Niye gahunda bafite? Gahunda dufite n'ubundi tubarizwa mu ruganda rwa sinema. No hari filime ndi gutegura, bazayibona vuba. Ikindi nkuko babizi ngiye kwamamariza kwa Dekati, mfite company y'ubwubatsi. Bayita ngwiki. Ako nagenda Creative Solution Group ikora ibintu bijyanye n'amapave n'amabaudi na kaburimbo zo makaritsiye. Batugane tubikora neza. Ngaye nguko. Urakoze, ubwo abandi baraza kugira icyo babivugaho. Ubwo gahunda nuko ukuri kwawe nuko nguko wivugiye yuko ikwako namaze iminsi numva benshi banyandikiye bakabati hase bimeze bite ngibi kintu bikigurumva ngiye kunzi ndi sindi wa muntu upfa kugenda mu kigare gutya mbana ngomba kubanza nkamenya amakuru ya nyayo. So natekereje ndabagati yo kujya kumenya amakuru ya nyayo, kuko havuzwe side imwe y'ibintu runaka, ibyavuzwe abantu benshi barabizi barabyumvishije. Ndabati ikintu cyaba cyangwa se justice yabaho nuko nakwivugirishiriza nyiri ubwite agatanga ukuri kwe. So bwanyuma ukuri kwawe ongera ugusubiramo. Ntabwo wigeze ukora ubukwe no mu diaspora? Ntabwo yigeze nkora ubukwe no mu diaspora, nta mitungo yo mu diaspora natwaye, kuko ntago ndi umugore we twasezeranye ku buryo afite ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo kugabana nawe imitungo ye.